Mbanje kubasuhuza muraho nkuko mumaze kubimenyera. Iki ni ikiganiro cy'amategeko. Mu biganiro bibiri bibanziriza iki ni ukuvuga nimero ya kabiri na nimero ya gatatu, twarebeye hamwe ibirebana n'isamwa ndetse n'ivuka ry'umwana. Ubu rero tugiye kurebera hamwe ibirebana n'izungura. Mwakwibaza muti ese ivuka, isamwa ry'umwana n'izungura bihuriye he? Yewe bifitanye isano kandi rikomeye nkuko tugiye kubireba. Twabonye ko umuntu agira ubuzima gatozi akimara kuvuka, ndetse itegeko rikanavuga ko ubwo buzima gatozi anabugira agisamwa, apfa gusa kuvuka ari muzima. Ibi rero bikaba bituma agira uburenganzira mbonezamubano. Ubwo burenganzira ni nko kwitwa izina, kugira umutungo bwite, guhabwa umurage ndetse n'izungura. Niyo mpamvu rero uyu munsi tugiye kureba ku izungura. Ubwo burenganzira mbonezamubano bw'umwana bwatuganishije ku gutanga umukoro bitewe n'ikiganiro twari twagiranye. Ku mpera yacyo dusoza twavuze mu kiganiro gifite nimero 2 muzi cyangwa mushobora kongera mukumva neza kugira ngo mubashe no gukurikira ibirebana n'iki ngiki. Twatanze umukoro ku birebana n'izungura, akaba ari nawo tugiye gusubiza muri iki kiganiro. Muri iki kiganiro turi kumwe nitwa Kayigi Kajuga Leon. Ikibazo cyageraga kiti: umusore w'imyaka 25 yateye inda umukobwa biganaga muri kaminuza, babyarana umwana w'umukobwa. Iki nagisobanuye nakivuze, ariko kwigisha no guhozaho, mureke n'ubu tugisubiremo kugira ngo tugisubize tucyumva neza nubwo twari twakivuzeho mu kiganiro cy'ubushize. Uwo musore w'imyaka 25 wateye umukobwa inda bakabyarana umwana, ntabwo bahise babana cyangwa ngo ababyeyi bombi biyandikishaho uwo mwana. Bivuga ko uwo musore atiyandikishaho umwana, ariko yaramwemeraga ndetse amwita n'izina. Imiryango yombi ndetse n'inshuti bose bari babizi ko uwo mwana ari uwo musore. Nyuma y'amezi 2 umwana avutse, ise w'umwana yakoze impanuka y'imodoka arapfa, asiga imitungo ifite agaciro kangana na miliyoni 30. Uyu mwana nawe yahise apfa nyuma y'ukwezi kumwe gusa ise akimara gupfa. Bivuga ko uyu mwana yari afite amezi 3 y'amavuko. Ni ukuvuga ngo umugabo yapfuye umwana afite amezi 2, nyuma umwana nawe aza gupfa nyuma y'ukwezi kumwe gusa. Ikibazo rero umuntu yakwibaza, ko uyu musore apfuye, umwana muto yari asize nawe akaba apfuye akiri uruhinja rw'amezi 3 gusa, kandi akaba atarasezeranye na nyina w'umwana. Ese ninde uzazungura imitungo hagati ya nyina w'umwana, ababyeyi ba se w'umwana ndetse n'abavandimwe ba se w'umwana? Mu gusubiza iki kibazo turifashisha itegeko nimero 27/2016 ryo kuwa 8 Nyakanga 2016 rigenga imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe, impano n'izungura. Aha muri iki kiganiro turagenda turyita itegeko rigenga izungura. Turibaza kandi ibibazo 4 bikurikira, hanyuma tuze no kubisubiza. Ibi nibyo biza kudufasha kumva neza ikibazo n'igisubizo cyacyo. Aha turibaza ibibazo bimeze bitya: ese ubundi umuntu azungurwa nande? Umuntu azungurwa ryari? Ninde umuzungura kandi biba ryari? Cya gatatu, ninde wemerewe kuzungura? Nitumara kumenya igihe umuntu agomba kuzungurwa, tukamenya agomba kuzungura umuntu, tukamenya n'igihe iyo mihango ibera, turasubiza ikibazo cya nyuma kirebana n'umukoro wacu, twibaza tuti ese ku kibazo twabajije haruguru, ninde koko uzazungura ziriya miliyoni 30? Ninde uzazegukana? Twagiye tugiye gusubiza ikibazo cya mbere kigira kiti: umuntu azungurwa nande? Ibi tubisanga mu ngingo ya 73 y'itegeko rigenga izungura. Iyo ngingo iragira iti: urutonde rw'abazungura bahoraho. Mu izungura hakurikizwa urutonde rukurikira, mukurikire neza. Abambere: abana b'uwapfuye. Abana baba badahari hakaza se na nyina b'uwapfuye. Abana baba badahari hakaza abavandimwe b'uwapfuye basangiye ababyeyi bombi. Hagakurikiraho abavandimwe b'uwapfuye basangiye umubyeyi umwe. Hagakurikira ba sekuru na nyirakuru b'uwapfuye. Hakaza ba se wabo, ba nyirasenge, ba nyirarume na ba nyina wabo b'uwapfuye.
Haseguriwe ibiteganywa n'ingingo ya 41 y'iri tegeko, buri rwego rw'abazungura ruzitira izindi mu rutonde rw'izungura. Ibi bisobanura iki? Uru rutonde tuvuze ko habanza abana hagakurikiraho se na nyina w'uwapfuye. Ni ukuvuga ngo umuntu apfuye agasiga abana batatu, agasiga n'ababyeyi, agasiga miliyari 1 y'amafaranga y'u Rwanda, azazungurwa n'abana be gusa, ababyeyi be ntibazamuzungura. Ababyeyi be bazamuzungura ariko nta mwana yasize. Nicyo ibi bivuga ko buri rwego rw'abazungura ruzitira cyangwa rukumira izindi nzego ziri ku rutonde rw'abazungura. Ahubwo tumaze kumenya abazungura abaribo, ni abana, ni ababyeyi, bakagenda bakurikirana batyo. Ikibazo cya kabiri rero tugiye kwibaza, mwibuke ko mu kibazo cyacu turibaza hagati y'umwana, hagati ya nyina, hagati y'ababyeyi ba wa musore wapfuye, ninde uzazungura? Ikibazo cya kabiri, umuntu azungurwa ryari? Umuntu wese azungurwa akimara gupfa. Ibi tubisanga mu ngingo ya 56 y'itegeko rigenga izungura, aho igira iti mu ngingo yayo ivuga ku itangira ry'izungura, aho igira iti izungura ry'uwapfuye ritangira iyo uzungurwa amaze gupfa, rikabera aho yari atuye cyangwa yabaga. Bivuga ko uyu mugabo yagombaga kuzungurwa akimara gupfa. Ni ukuvuga ngo umugabo yabyaye umwana, nyuma y'amezi 2 arapfa. Akimara gupfa yagombaga guhita azungurwa. Twibuke ko haruguru twabonye rwa rutonde ko uzungura uri ku rwego rwa mbere ninde? Ni umwana. Aha rero byumvikane ko ugomba kuzungura uriya musore ni umwana we, wa mwana w'amezi 2. Umwana wavutse akavuka ari muzima, afite uburenganzira mbonezamubano harimo n'uburenganzira bwo kuzungura. Nubwo afite amezi 2 gusa, niwe ugomba kuzungura. Twibutse kandi ko uwo mwana yari atarandikwa mu bitabo by'irangamimerere, atarandikwa kuri se, ariko ise akaba yaramwemeraga. Turibaza noneho ikibazo cya gatatu. Ku kibazo cya kabiri turebye ngo azungurwa ryari? Azungurwa akimara gupfa, kandi wari uhari, tugiye kumureba. Ninde wemerewe kuzungura? Ingingo ya 53 igira iti ushobora kuzungura ni umuntu ukiriho cyangwa uhagarariwe igihe izungura ryatangiraga, kimwe n'umwana ukiri mu nda, apfa gusa kuvuka ari muzima. None kubirebana n'uyu mukoro wacu se, umwana yapfuye nyuma y'ukwezi kumwe gusa, ariko twibuke ko ise yapfuye umwana akiri muzima. Hano baravuga ngo ushobora kuzungura ni umuntu ukiriho. Muri uyu mukoro wacu, uriya musore w'imyaka 25 yapfuye umwana we akiriho. Ni ukuvuga ngo uriya mwana yahise azungura kuko yari akiriho. Hazungura umuntu ukiriho. Ibi rero abadukurikiye turagira ngo twongere twibutse ko ingingo ya 54 iteganya ko abana amategeko mbonezamubano yemera ko ari abo wapfuye bazungura ku buryo bungana, nta vangura hagati y'umwana w'umuhungu n'umukobwa. Ni ukuvuga ngo uriya nyakwigendera wapfuye afite imyaka 25 agomba kuzungurwa n'abana be bose, abo amategeko mbonezamubano yemera ko ari abe. Amategeko mbonezamubano abana yemera ko ari abanyakwigendera ntabwo ari abana banditse mu bitabo ndangamimerere gusa, ntabwo ari abana bavutse ku bashyingiranywe, ahubwo ni abana bose uwababyaye yemera, akaba yarabemeye ku neza cyangwa akaba yarabemejwe ku bw'itegeko, cyangwa ari abana bavutse ku bashyingiranywe byemewe n'amategeko. Rero uriya mwana kuko yavutse ari umwe kandi se amwemera, ni umwana amategeko mbonezamubano yemera, bivuga ko ari we uzazungura. Ariko nanone ibi ntibyitiranwe n'ibiteganywa n'ingingo ya 74 ivuga ku birebana n'ihagararirwa mu izungura, aho igira iti uretse se na nyina, sekuru na nyirakuru b'uwapfuye, iyo abazungura b'uwapfuye bapfuye imbere ye, bahagararirwa mu izungura n'ababakomokaho. Ku bakomoka ku wapfuye, iryo hagararirwa ntirigira aho rirangirira, kandi igabana rikorwa hakurikijwe igisekuru. Impamvu nshaka ko dutandukanye ibi, ku kibazo cya kabiri twibaza tuti ese ninde uzungura? Ingingo ya 53 ikavuga ko ushobora kuzungura ari umuntu ukiriho cyangwa uhagarariwe. Ku bitureba ahangaha, uriya mwana w'amezi 2 we yari akiriho, ntabwo ahagarariwe, nta muntu umuhagarariye kuko niwe ugomba kuzungura.
byumvikane neza. Uhagararirwa rero ninde? Uhagararirwa ni umuntu wapfuye mbere y'ababyeyi be, kandi ahangaha ni ukuvuga ngo yapfuye mbere y'abo azungura. Kandi ahangaha ku kibazo dufite, uzungurwa niwe wapfuye mbere, apfa wa mwana w'amezi 2 akiriho. Mu gihe ingingo ya 24 ivuga kwihagararirwa, uretse se na nyina, sekuru na nyirakuru bo wapfuye, iyo abazungura bo wapfuye bapfuye mbere ye, bahagararirwa mu izungura. Reka dufate urundi rugero runyuranye n'urwo turimo kugira ngo twumve iki kintu. Umugabo yabyaye abana 4, umwe arapfa, ariko nawe asiga umwana umwe. Umufate mu bantu muzi, umuntu arapfuye asize abana 4. Abo bana 4, 3 bariho, bashobora no kuba barashatse cyangwa batarashaka, barabyaye cyangwa batarabyara, ariko bariho. Ariko umwe muri bo yarapfuye, ariko asiga umwana umwe. Bisobanura ko abo bana bakiriho nubwo ari 3, nibajya kuzungura bazazungura ari 4, kuko wa wundi wapfuye yasize umwana. Ni ukuvuga ngo mu izungura azahagararirwa. Uyu mugabo yaje nawe gupfa, ariko asiga imitungo ifite agaciro ka miliyoni 400. Ni ukuvuga yabyaye abana 4, umwana umwe arapfa, apfa mbere ye, ariko uwo mwana asiga abyaye. Bivuga ko uyu mugabo afite abana 3 n'umwuzukuru umwe. Nyuma aza gupfa, bizagenda bite? Bazazungura bate? Kuko hasigaye abana 3 n'undi umwe wapfuye, ariko agasiga umuhagarariye ariwe mwuzukuru w'uyu musaza ugiye kuzungura. Bisobanura ko abo bana 3 wapfuye bazazungura, umwuzukuru nawe azaza kuzungura ahagarariye se wapfuye mbere y'umubyeyi we. Bisobanura ko za miliyoni 400 bazazigabana ku buryo bungana, buri wese agatwara miliyoni 100. Muri make hazunguye abana 4 bavukana, ariko umwe muri bo utakiriho ahagarariwe n'umwana umwe, nawe azatwara miliyoni 100. Ntabwo wowe bazamubwira ngo urafata duke kuko uri umwuzukuru. Oya, mu magambo make uwo mwuzukuru si uzungura, wa undi wapfuye mbere ni uzungura, ariko arahagarariwe. Bisobanura ko wa undi wapfuye mbere iyo adasiga umwana, ya za miliyoni 400 bari kuzigabana ari 3 gusa. Ariko kuko umuvandimwe wawe yapfuye agasiga umwana, bazabigabana ku buryo bungana. Noneho wa undi wapfuye bamugenere amafaranga ye miliyoni 100, ariko ahagararirwe n'umwana we. Ibi bisobanura ko iyo aza gusiga abyaye abana, yasize umwana umwe, iyo aza gusiga abana 2, abana 2 bari kuza bakamuhagararira, bagafata za miliyoni 100, akaba arizo bagabana. Nabwo ntabwo bajya kunganya n'abandi, kuko ubo bahagarariye ise ubabyara, kandi ni 2, baraza kugabana miliyoni 100 za se, buri wese atware miliyoni 50. Ibi twabivuze dushaka gusubiza ikibazo ngo ninde wemerewe kuzungura. Tugaruke ku mukoro wacu wa musore wacu w'imyaka 25 wabyaye umwana agapfa, umwana we afite amezi 2, na wa mwana agasiga nyuma yo kwezi agapfa. Twabonye ruguru ko wa mwana ari we uzazungura, ariko ikibazo twari tuvuze ko umwana azazungura, ariko cyagiye cyo kugabana imitungo wa mwana yari yarapfuye. Ese kuri uyu mukoro wacu mu by'ukuri ninde uzazungura koko? Mukurikire. Nkuko twabibonye, hashingiye ku biteganywa n'amategeko, umugabo wapfuye asize umwana w'amezi 3, ariko atarasezeranye na nyina, kandi atariyandikishijeho umwana, ariko kandi yaramwemeye mu magambo no mu bikorwa. Mu bikorwa ni nko kumwita izina, kumugabura n'ibindi byose, kumuhahira, akamwemera. Uwo mwana imbere y'amategeko ni uwo mugabo wapfuye. Umuntu wapfuye mu Kilatini abanyamategeko tumwita decuyus. Decuyus abantu barabyumva, nyakwigendera, umuntu wapfuye. Ikibazo nyamukuru kiri aha ni uko uyu mwana nawe yaje gupfa, kandi ya mitungo ye, uyu mwana yaje gupfa kandi ya mitungo ya se ifite agaciro k'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 30 atarayegurirwa. Muri cya gihe cy'ukwezi kumwe imitungo yari itarava kuri se ngo ijye ku mwana.
Dushingiye ku byavuzwe haruguru rero, kuko izungura ripfundurwa cyangwa rigatangira uzungura akimara gupfa, za miliyoni 30 zabaye izuriya mwana ise akimara gupfa, kabone nubwo zari zitaramwegurirwa. Ni ukuvuga ngo nubwo hari hatarabaho imihango yo kwandika ya mitungo ku mwana ise akimara gupfa, mu rwego rw'amategeko za miliyoni 30 zahise ziba iz'umuzungura ari we uyu mwana. Niba twemera ko izi miliyoni 30 ari iz'umwana, ariko nawe akaba yaraje gupfa nyuma y'ukwezi kumwe gusa, bisobanura ko umuzungura w'umwana ari we uzegukana ziriya miliyoni 30, kuko uyu mwana nawe agomba kuzungurwa. Mwumva uko bimeze, umwana niwe ugomba kuzungura ise, yamuzunguye afite amezi 2, nyuma nawe ahita apfa. Ubwo icyiciro cya mbere cyo kuzungurwa cyari cyarangiye, ise w'umwana yari yamaze kuzungurwa byarangiye. Ubwo uwo mwana ufite amezi 3 arapfuye, nawe agomba kuzungurwa kuko yari afite umutungo, kabone n'ubwo wari utaramwandikwaho. Ninde rero uzazungura uriya mwana? Aha rero niho ruzingiye. Turibaza tuti, ese ninde uzazungura uyu mwana hagati ya nyina na sekuru na nyirakuru babyara se ndetse n'abavandimwe ba se w'umwana? Twibutse ko twabonye ko ingingo ya 73 iteganya urutonde rw'uburyo abantu bazungura n'uburyo bakurikirana, kandi ubanza turavuga wundi wa mbere agenda akumira abandi. Niba habanza umwana, uwo akumira ababyeyi baba bahari bagakumira abandi, gutyo gutyo. Reka nanone mbibutse ko uyu mwana afite nyina ariko akaba atanditse kuri se, ariko ise akaba yaramwemeye. Ibi bintu ndagenda mbisubiramo ko uwo mwana nubwo atanditse mu bitabo ariko ise yari yaramwemeye. Ibi rero niba umwana adafite we yasize atabyaye, kuko n'umwana w'amezi 3, yagombaga kuzungurwa n'abana be, ariko nta bana afite. Twabonye ko iyo abana badahari umuntu azungurwa n'ababyeyi be. Uyu mwana w'amezi 3 wegukanye ziriya miliyoni 30 nawe agahita apfa nyuma y'ukwezi kumwe, azazungurwa n'ababyeyi be. Ababyeyi be afite uyu munsi ni nyina. Bivuga rero ko izi miliyoni 30 zizegukanwa na nyina w'umwana. Hari abari bagiye bandika ko zizegukanwa n'ababyeyi buriya musore, abandi bakavuga uko babyumva, n'abandi bakavuga ko ari nyina w'umwana. Nkurikije uko ibi bimeze, ndagira ngo mbabwire ko nyuma yo gusesengura ikibazo n'icyo amategeko ateganya no gusubiza biriya bibazo bine twibajije, igisubizo ni uko ziriya miliyoni 30 zizegukanwa na nyina w'umwana, kuko umwana niwe wazunguye, nyuma nawe agapfa nta bana asize, agomba kuzungurwa n'ababyeyi. Niyo mpamvu nyuma yo gusubiza iki kibazo dushingiye ku biteganywa n'amategeko, birashoboka ko waba utabyumva kimwe nanjye. Ibyo ni bisanzwe, biremewe mu mategeko. Biramutse ari uko bimeze, watwandikira ukatubwira uko nawe ubyumva, cyangwa haba hari aho utasobanukiwe neza nabwo ugasobanuza, tukazagusubiza mu kindi kiganiro, cyangwa tukagusubiza mu nyandiko, haba kuri comment zo kuri YouTube cyangwa ku zindi adresse zacu zose, yaba Twitter, Instagram, Facebook cyangwa LinkedIn. Aho hose twitwa Join Lawyers. Ariko nanone niba wakurikiye neza iki kiganiro, ushobora kwibaza uti, ese uriya mugore koko nta mbogamizi ashobora kuzahura nazo ubwo azaba asaba kwegurirwa iriya mitungo y'umugabo babyaranye ariko batarashyingiranywe mu buryo bwemewe n'amategeko? Twibutse ko kugira uburenganzira ku kintu runaka kandi wemererwa n'amategeko ni ikintu kimwe. Ufite uburenganzira ku kintu runaka, ariko kwegukana icyo kintu cyangwa kugikoresha ugakoresha uburenganzira bwawe nta nkomyi, nacyo ni ikindi. Ese uyu mugore iriya mitungo azayibona nta nkomyi? Ese wumva imbogamizi ashobora kuzahura nazo ari izihe? Aha naho ushobora kuzadusubiza ukoresheje za adresse zacu twavuze haruguru, kandi ubona no kuri screen yawe. Njye wabagezagaho iki kiganiro ndi Kayigi Kajuga Leon. Murakoze kuba mwabanye natwe, mugira amahoro y'Imana.